Ndabasuhuje mwese abadukurikira kuri Omusingi TV, mwiriwe mute mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ni Gatera Stanley mbahaye ikaze. Nk'uko bisanzwe ni amahirwe abantu baba bafite nyine kugira ngo tubereke abashoboye gukora business babaho bakore, badafite hari ababa bafite amafaranga yongera ariko badafite aho gushora amafaranga yabo. Batubereka rero business zitandukanye kugira ngo ushoboye nawe aze akore. Uyu munsi rero ndashaka kubereka business iri hano ushobora kuhashyira guest house, ushobora kuhashyira amarogi cyangwa rooms nyine. Hano hari business hari nk'uko mureba. Ndashaka kubereka rero, ngiye kubinjizamo imbere murebe uko hameze. Wowe aho waba uri hose ushobora kuvuga uti nshora amafaranga hariya. Umusingi TV rero tujya tubereka ahantu hari amahirwe hose buri muntu akigerageza. Tugiye kwinjiramo imbere rero hano. Binjiye. Urabona ukuntu rero aho tugeze hano mu gipangu imbere ko nuko hasa. Amere hano haruguru mbereke rero. Hano hari ibyumba bine, urabibona. Ni ibyumba bine. Hano hari ibindi bibiri. Urabona ko ari ahantu heza cyane. Hano hari ibyumba bindi bibiri by'ibyo. Hano hepfo naho hari ibindi byumba bine, urabibona. Hari haruguru mberetse bine, na hano hepfo bine, na hariya bibiri, bibaye ibyumba 10. Ibyumba 10 ni ahantu heza cyane ushobora gukorera, ugashyira amarogi, ushobora gushyira ushatse wakodesha nyine bisanzwe, byaterwa n'uko bikora, ariko uhashyize amarogi ko abantu bakunda ahantu hatuje nk'aha ngaha kandi hafite umutekano heza. Reka mbereke kimwe muri ibi byumba uko bingana, hanyuma murebe. Mwiriwe neza badukurikira kuri Omusingi TV. Ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ibarinze. Ni iby'agaciro rero iyo ubonye bwije bugacya uri muzima, tujye dushimira Imana. Bahaye ikaze mu kiganiro, ni Gatera Stanley. Rero ndashaka kubereka amahirwe abashaka gukora business. Hari amahirwe nshaka kubereka kandi mucikwe. Abantu bashora amafaranga mu bintu bitabafitiye inyungu, baba bazi rimwe na rimwe hari igihe ukora business utabanje gukora research, utabanje wowe kumvise mugenzi wawe akora business runaka, nawe uti nangiye kuyikora, ugapfa kuyikora ahantu ubonye ugahomba, ugasanga ushayemo amafaranga menshi agahomba. Ariko iyi business ntabwo igihomba, nta business y'amarogi igihomba, muzabibaze. Aha hantu rero munababoneye, ndagira ngo mwese mubanze muharebe, kugira ngo muharebe. Ni ahantu heza, hari ibyumba 10 ku mafaranga make. Wishyuye ni ibyumba 10 barabishakamo miliyoni y'amashiringi. Miliyoni y'amashiringi ni make cyane ku byumba 10, kandi biri ahantu heza muri icyo gice cyose aho biri. Ni wowe waba ugiye gutangira iyo business, kandi urabona ni umujyi ushyushye nyine. Ibyumba 10 rero kuri miliyoni 1, wishyuye imyaka 2 bagushyiramo amezi 5 y'ubuntu, amezi 5 y'ubuntu, kugira ngo nawe ubanze usetting business yawe ifate. Urumva ayo mahirwe? Ukishyura imyaka 2 kandi bakugabanyiriza wishyuye imyaka 2. Ubwo se udashoye amafaranga aha ngaha waba ushaka iki? Shaka abakobwa 3 beza. Ubwo ndimo ndababwira nyine abari serious bashaka gukora business. Shaka abakobwa 3 beza, ubajyane hariya icyumba kimwe ukigere cya massage. Ikindi ubwo ni icy'abakozi. Ubundi ibyumba 8 ubikore, 4 bibe bya VIP, ibindi 4 bibe
bisanzwe. Ubwo koko uzashyiraho n'icyokezo, ushyireho hari naho washyira akantu k'akabari, abantu abaje mu byumba bakabona icyo kunywa, bakabona icyo kurya. Ni ahantu heza pe, ku mafaranga make. Ibyumba 10 kuri miliyoni imwe ni make cyane cyane. Ariko rero nagira ngo niba wumva ushaka gukora business uri tayari kabisa, uze mwereka ujya gukora business. Imuciko cyane rwose. Ubwo ibaze noneho bakaguha n'amezi 5, n'6 bayaguhereza. Amezi 6 yo kugira ngo ubanze usetting business zawe, ubanze wumve ngo urafatishije. Bagushyiriyemo buri kimwe cyose, ari ukuza wowe utangira ukora. Baragushyiramo ibitanda, bagushyiremo matora nziza, kuko nyiramazu we aravuga ati genda shaka ibitanda byiza bigezweho, matora nziza, nyine ugakora business, ugatanga serivisi nziza. Uwo muntu rero nakaba atakugize. Ubwo se nimunanirwa iyi business muzakora iyi? Hagize uwinyaruka vuba vuba, ufite agafaranga wumva ushaka gukora business, ukicara hariya neza ugakora amafaranga yawe utuje. Rero nako kantu niyo business nashaka kubereka uyu munsi. Hari abantu benshi baba bavuga ngo turashaka business yo gukora, ariko bakajya mu bintu ugasanga bagiye muri ibi n'ibi, ugasanga barahombye kubera aho bagiye gukorera hari abantu benshi bakora iyo business nk'iyo, ukirwa wicaye umunsi ukira. Ariko ndakubwiza ukuri, ugiye ugafata hariya hantu ntago wazicuza, ahubwo wowe washaka icyo uzamemba, kuko nkurangiye business nziza. Rero reka mbanze mbereke, mubanze mujye murebe, mbanze mbereke. Sawa, murakoze, bye bye. Ndabasuhuje mwese abadukurikira kuri Omusingi TV, mwiriwe mute, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ni Gatera Stan uremba hari kazi. Nk'uko bisanzwe hari ni amahirwe abantu baba bafite nyine kugira ngo tubereke abashoboye gukora business babaho bakore, badafite, hari ababa bafite amafaranga yongera ariko badafite aho gushora amafaranga yabo. Batubereka rero business zitandukanye kugira ngo ushoboye nawe aze akore. Uyu munsi rero ndashaka kubereka business iri hano. Ushobora kuhashyira guest house, ushobora kuhashyira amarogi cyangwa rooms nyine. Hano hari business hari nk'uko mureba. Ndashaka kubereka rero, ngiye kubinjizamo imbere murebe uko hameze. Wowe aho waba uri hose ushobora kuvuga uti nshora amafaranga hariya. Umusingi TV rero tujya tubereka ahantu hari amahirwe hose buri muntu akigerageza. Tugiye kwinjiramo imbere rero hano. Binjiye. Urabona ukuntu rero aho tugeze hano mu gipangu imbere, uko nuko hasa. Amere hano hari mbereke rero. Hano hari ibyumba 4, urabibona. Ni ibyumba 4. Hano hari ibindi 2. Urabona ko ari ahantu heza cyane. Hano hari ibyumba bindi 2 by'ibyo. Hano hepfo naho hari ibindi byumba 4, urabibona. Hari haruguru mberetse 4, na hano hepfo 4, na hariya 2, bibaye ibyumba 10. Ibyumba 10 ni ahantu heza cyane ushobora gukorera, ugashyira amarogi, ushobora gushyira ushatse wakodesha nyine bisanzwe, byaterwa nuko bikora, ariko uhashyize amarogi. Ko abantu bakunda ahantu hatuje nk'aha ngaha kandi hafite umutekano heza. Reka mbereke kimwe muri ibi byumba uko bingana, hanyuma murebe. Urabona iki cyumba rero ko ari icyumba kinini, ariko hano bazashyiramo, bagomba gushyiramo amakaro cyangwa tiles. Icyumba kinini urabona kirasa neza rwose. Hano harimo douche na toilette, no kuryama. Hano bagomba gushyiramo douche na toilette. Icyumba kinini pe, urakibona.
hasi bagomba gushyiramo amakaro, ntabwo hararangira neza ariko ni ibyumba byiza pe, ni ibyumba binini, ibyumba 10. rero waba uri iyo ngiyo ushaka ahantu ho gukorera bizinesi rwose tuba twaberetse ahantu heza. Hano hari ibyumba 10 byiza cyane ushobora gukoreraho bizinesi, urabibona ibi byose ni ahantu hanini cyane, ni ahantu hanini pe, kandi abantu bakunda ahantu hatuje heza nk'aha ngaha. Wowe ushobora kuba ufite amafaranga uvuga uti ndayashora hehe amafaranga yanjye, yihe bizinesi rero ziba zihari, niyo mpamvu tuba tubereka ahantu nk'aha ngaha kugira ngo namwe murebe, cyangwa se ushobora no kuza ukahareba nawe, ushobora gutega ukaza ukahareba. Ni igipangu kinini cyane kirimo amazu atatu ariko afite ibyumba 10, ibyumba 10. urabona urahabona ko ari ahantu heza cyane hatuje. Abantu baba bashaka ahantu nk'aha ngaha, hano wahashyira ibyumba, hano haruguru ushobora kuhashyira akabari, ushobora kuhashyira reception hariya haruguru. Ni inzu mbese ubona ni ahantu wakorera bizinesi nziza cyane y'amarogi, guest house mbese. Iki gice rero ni igice cyiza gituwe n'abantu benshi, kandi urabona ni igice kirimo gutera imbere, igice kirimo gutera imbere. Ni ukuvuga ngo aha hose ni wowe waba utangiye iyi bizinesi. Ni muri Wakiso, ni hafi y'umuhanda rwose. Kuba rero aka gace kose uba ugafashe, icyo ukora ni gushyiraho serivisi nziza, abantu ukabakira neza, ubundi ugakorera amafaranga yawe meza cyane nta rwaserera. Mushore amafaranga, mureke kujya kwifatafata gushyira muri twa bizinesi bafatika. Dore bizinesi ziba zifatika ni nk'izi ngizi tubereka. Iyi ni bizinesi nziza pe, wowe ufite amafaranga aho waba uri hose ngwino, ushobora no gushyiraho abakozi wo kwigendera. Ikoranabuhanga ryaraje, ushyiraho kamera, ukontoringa kuri telefone yawe, kamera ikwereka buri kimwe cyose kibera hano. Wowe ugashyiraho abakozi ukajya umubaransinga nimugoroba kuri telefone. Byaroroshye, tekinoloji yarabyoroheje. Ntabwo ari ngombwa ngo wowe ube uri hano, ariko ubishoboye nawe ukaba uhari nta kibazo. Gusa iyi ni bizinesi nziza umuntu wese agomba gukora, ushoramo amafaranga kandi ntabwo hahenze, ku mafaranga makeya rwose. Turayiba mwebwe mushobora kunyandikira mukambaza muti nangahe, ubundi nkababwira cyangwa nkabazana, njye nabazana nkabageza hano mukareba, ukihera ijisho nawe. Icyo nzi cy'umuntu uzashora amafaranga hano ntabwo azahomba. Aha hantu ni heza pe, ndahabashimiye. Wowe ahubwo niba ushaka gukora, tanguranwa uze ubatanga abandi bose, uze ushore amafaranga yawe ahantu heza nk'aha ngaha. Aha ntabwo washora amafaranga yawe ngo uvuge ngo uyashoye ahantu ushidikanya, oya, ni ahantu heza cyane pe. Urareba aha hantu, urahareba ukuntu ari heza, heza cyane pe. Rero ubwo mwebwe mushaka gukora bizinesi, ntimuvuge ko tutaberetse ahantu heza, ntimuvuge ko tutaberetse bizinesi mugomba gukora. Hari bizinesi ushora amafaranga ugashidikanya, ariko aha ngaha nta gushidikanya kuba kurimo. Ahantu heza cyane, hari ibintu ntabwo hararangira neza, ariko utuntu duke bakirimo gukora, ariko urabona ko nyine byinshi byararangiye. Ni ugutunganya muri ino mbuga gusa, bagashyiramo n'amakaro hariya, ubundi ugatangira ugakora. Rero nimutanguranwe mugire vuba, batahabatanga. Uw'amahirwe niwe uri buze mbere y'abandi. Sawa rero ubwo reka tubashimire, tubateguza nyine abari tayari. Mugire vuba, batabatanga bizinesi, hari sekirite, hari umutekano, ni sawa nta kibazo. Ni ahantu heza cyane rwose, ndizera ko mumaze kuhareba hose uko hangana. Sawa rero, reka mbifurize umunsi mwiza, mugire umunsi mwiza.